ntabwo byari muri condition nziza, ntabwo byari mu bihe byiza by'uko Umutesi Scovia ajya muri investigative story yo gucukumbura ku kijyanye n'ikibazo cya Kanimba n'ubufasha. Kubera iki? Harya ngo yavuganye nande? Uyu mwishywa we twumvise muri media. Mwishywa se niki? Twe ntitubafite. Ariko ngira ngo mu byumvikanaga icyo Scovia yakozeho ubucukumbuzi nuko yabonye ko indwara Dr. yavuze ifite uburyo ishobora kuvurwamo hifashishijwe mituwele, uko icyo kintu yakivuzeho cyane, avuga ati iyi miti avuga imutwara amafaranga no kuri mituwele iraboneka. Hari ikintu amategeko yitwa jurisprudence. Yaba afite ingero z'abayirwaye banavuze ko bavuriwe kuri mituwele. Simbihamye. Ibyo no gushinyagura. Ibi byose biri kuba no bufindo buri gukorerwa kuri docteur mu bafite inyungu zabo bwite. Umwishywa none se Kanimba yarazimye n'iciki kurya avuga ati hasigaye akishwa ke kamwe. Batubwire bati batubwire ko hasigaye akishwa ke kamwe. Mana yaremye se n'ijuru. Duhaza abantu baza gukinira ku buzima bw'abandi mu nyungu zabo bwite. Ukaba uvuga ko mwishywa wa Kanimba yaje gukinira ku buzima. Nagende. Urumva ibyo bibaho koko? Amaraso ari kurayazi, uzi ko atari amazi. Bariya ni babagore. Ariko ibyo Sabe yakoze yabikoze nk'umunyamakuru. Yego. Ariko Sabe nk'umunyamakuru w'umunyamujyi. Waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane, nguhitiyemo Feliz Technology. Mudasobwa z'ubwoko bwose, amakamera, televiziyo za rutura, telefone zigezweho, iPads, tablets na accessoires zazo n'ibindi byose, igisubizo ni Feliz Technology. Mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza, nta na kimwe kibuzemo, n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0785 228 479 cyangwa 0782 073 019. Wanadusura kuri Instagram na Facebook. Feliz Technology, ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga. Right, Jaras Official TV, reka tubasuhuze, tubifuriza ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe, tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Tubifurije weekend nziza abadukurikiye live, ariko n'abandi bazareba ikiganiro mu bindi bihe nabo tubifurije ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza cyane. Uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean Paul Nkundineza. Wiriwe neza, uraho neza makuru? Makuru ni meza. Umeze ute? Kumbwira uko meze kuri itariki tukiri mu minsi ijana yo kwibuka. Meze neza ku ruhande rumwe. Ariko kubera ikibazo cy'amateka u Rwanda rwaciyemo jenoside yakorewe Abatutsi 1994, kuva mu matariki ya 20 kugera muri 25 zo kwa kane, umuntu yasubije ibitekerezo aho arongera kamera nabi. Uyu munsi kumbera mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Ngoma hari ibihumbi hafi 45 biharyamye byishwe muri jenoside. Hari ijoro ryo kubibuka no kubashyingura. Nyanza ya Butare naho hari umugoroba w'ikiriyo no kwibuka, naho hari urwibutso. Ubunyambiriri bwa Gikongoro ikaduha ku wa kane kwa gatanu twarashyinguye, tewe n'ubwoba kuba hari ahantu hakiri imibiri ishyingurwa. Yego. Urumva ko for me is black day. Ariko kandi byarabaye nyine. Ngiye binantera ubwoba. Iyo nkibona hari abantu bongera gusubira muri bya bihe mu buryo bw'ibitekerezo, ukabona aragiye neza, ukabona arazikanze, ukabona arahungabanye, ukabona ubutumwa burongeye bubaye bubisi. Ni ikikwereka ubukana
n'umuvuduko jenoside yakorewe abatutsi yakoreweho amatariki amwe umunsi umwe. Dr Bizimana Jean Damascene minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda mu buryo buri tekinike nk'umunyapolitiki afite ukuntu abivugamo n'amatariki ukabyumva ariko ugiye kuri feride hapo natinya ubona ibirenze so urumva ko bitameze neza rero birumvikana ni iminsi 100 n'ubundi ikomeje ngira ngo uretse wenda Jean Paul kuba nyine waragiye aho ngaho mu rugo uziko turi nko ku munsi wa 14 cy'icyunamo nticyatangiye kuri 7 yego imunsi turi ku itariki itari munsi ya 23 bivuze ngo fata itariki 7 ugiye mu matariki 23 bango ni iminsi 13 ishize yego so abantu bazi ko byarangiye ntabwo byarangiye ntabwo byarangiye ni iminsi 100 kandi ngira ngo ifite ikisobanuye nyine abantu bagomba kuba bumva buri munyarwanda aherereye ku isi agomba kuba waba warahigwaga cyangwa utarahigwaga jenoside yakorewe abatutsi yashenye imitima y'abantu isenya igihugu isenya n'umuryango nyarwanda yego ndabizi hari uwakwandika atari ku ibyo bintu muba muzanye hawe yego ni ibintu tuba tuzanye nicyo ni igihe ari igisobanuro cy'ubuzima bwacu yego nyemerera mbanze nibutsa abadukurikiye ko turi kumwe na Feliz Technology abangaba bakaba bakorera Dubai na Kigali ndetse no mu Bushinwa ushobora kuba wabatuma ibikoresho ushaka bya electronique computer nziza cyane telefone n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye. Ku bindi bisobanuro rero ubahamagare kuri 0782073019 cyangwa ubandikire kuri 0785228479. Bafite nimero ya Dubai ushobora kuba wabandikiraho nayo ariyo akamenyetso ko guteranya 9715852447 Mwibutse kandi ko twicaye muri Urban Hotel hano heza cyane ho kuba wasohokera wowe n'abawe wowe n'uwawe bitewe nuko ubishaka na ahantu hatuje cyane ahantu hari igikoni cyiza cyane hari amacumbi meza mu mujyi hano mu Kiyovu ahantu byoroshye kugera waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa uri i Kigali mu Rwanda ukaba ukeneye kuruhuka mushimiye Urban Hotel. Hanyuma rero Jean Paul Nkundineza uyu munsi nifuje ko uza hano ukatuganiriza kubera ko hari byinshi bihari yo kuvugaho ukagira icyo tubwira yaba ku makuru amwe namwe hari abajya bambwira bati ubwino abantu benshi bari bamaze iminsi bambwira ati dukumbuye ubwino bwa JP so rero warazibonye comment yego warazibonye so rero nagira ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye muri iyi minsi hari case iri mu itangazamakuru y'uwitwa Dr Kanimba Vincent ariko itaravuzweho rumwe nyuma y'ibyo umunyamakuru mugenzi wacu Mutesi Scovia ashyize hanze abantu batangira kuduta ariko abandi nabo bamutera amabuye bati ntago wakabaye uvuga ku murwayi ubwo nawe ndagira ngo uze kumbwira icyo ubitekerezaho. Hari case nyinshi zigiye zihari nabonye mushuti wawe Depite Gamariyeri yandika kuri Twitter nyuma yuko polisi ivuze iti abantu rwose basubizwe ibyangombwa itangazo ngira ngo araribonye nabonye yaranditse mu buryo anamenyesha umukuru w'igihugu ati barabeshya amenyesha na polisi yes turibuze kumuvugisha muri iki kiganiro okay ariko urabanza iyo Twitter wowe yisubiremo okay nta kibazo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biba bihari ariko reka twanzike tujye mu kiganiro nyirizina mpite njya no kuri iyo case nyine nari ntangiriyeho abantu bati Mutesi Scovia ni umunyamakuru mugenzi wacu ati ntago agomba kuza ngo uvuge kuri uyu murwayi abandi bati Scovia ukanguye benshi ntabwo twari tuzi ko ibi bintu birimo kata ni case nini niko navuga muri media kubera uburyo iki kiganiro cyabaye viral kikagera kure cyangwa se na title y'umuntu kumva umudokiteri wa mugani bavuga bati yaje gusaba yari dokiteri ntekereza ko ari nabyo bakomeje kwemphasizing aho bavuga no muri icyo kiganiro ubundi iyi case mbere na mbere wowe mu mboni zawe Jean Paul zikucukumbura ukagera hirya ukamenya uko ibintu bimeze uyivugaho iki
nka Jean Paul Nyirizina mbere yuko njya no ku byo abandi batangaje. Ni dogiteri ukoresha $2,000 ku kwezi. Niyo yaba atunze miliyari arashira. Yego. Ni dogiteri wihishiriye mu gihe kitari munsi y'imyaka 2. Hagezeho arashirirwa. Isi iramuhindukirana. Ni dogiteri gerageza gufata mikoro neza. Ni dogiteri inkomoko y'ibibazo bye hari n'akantu abantu batajya barebaho. Yaravuze ngo umugore we yarantaye. Bigeze kumva kavuga? Yego. Basanga nawe yarataye umugore. Donc ibintu by'umugore n'umugabo bimera nk'abashoferi. Nubona umushoferi akubwiye ati nagonze. Ahubwo ratuzi n'ibindi ati bangonze. Jara nangonze. Ngewe akakubwira ngo nagonze hoya buri gihe murakubwira ngo bangonze. Hari n'ubona ari ku ruhande rwa ati byagenze bate barangonze. So rero umugore wa Kanemba myandi magambo buri yamushyirishijemo mu yundi ruri. Bango ibibazo Kanemba yageze n'umugore abifitemo uruhare. Umugore we yaramutaye nyuma yo kumutagira ibibazo. Ibyo abantu bavuga ntabwo byari muri condition nziza, ntabwo byari mu bihe byiza byuko Umutesi Scovia ajya muri investigative story yo gucukumbura ku kijyanye n'ikibazo cya Kanemba n'ubufasha. Kubera iki? Nije ndi kuvuga nicyo bahera bamutera imijugujugu. Yego. Ariko nk'umunyamakuru nawe yaciye inyerera mu cyamo ajya hasi ajya hejuru ajya gushaka amakuru. Ahubwo uwo yavuganye nawe ngewe niwe nakemanga. Harya ngo yavuganye nande? Uyu mwishywa we twumvise muri media. Mwishywa se niki? Twe ntitubafite. Twe ntitwagize abatonto. Nagize umu onkre arambwira ati nkwiyame. Nge ntabwo ndi onkre wawe. Yego. Urumva? Yego. Wirebeshaho mikoro ariko ati nge ntabwo ndi onkre wawe. Donc ntabwo onkre y'umuntu amenya ubuzima bwa nyirarume umunsi ku wundi. Bwa nuriya mudamu bwa mwishywa wese. Mwishywa yaravuze ngo yagiye gusebya umuryango. Yego. Navuga ati ibyo 2,000 avuga ku kwezi akoresha twe twamuhaga 5. 3 bikamusova 2 bikamuvuza. Gusebya umuryango se ko umuntu atakababaye haruta katababaye. Ngewe ntekereza ko buriya nkunda nka za BBC, CNN kuntu bakora ibi nk'ibi. Mbonye nk'umugore we habona umwana we w'imfura cyangwa navuga nti ibyo mbwe byose ndabyumva kuko ubuzima bw'umuntu bwubakiye mu nzu. Kandi uwo mwishywa we ntabwo abanana Kanemba. Oya. Yewe ntiyanamwadabuse. Donc ushobora kuba kwa onkre ntiyanabaye iwe. Ibi ni intambara iba yashojwe kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga na digital. Ariko nubwo create polemique zitari ngombwa. Kubera iki? Niba Kanemba ataka avuga ko akeneye ubufasha. Garagaza ko buhari uvuge ko gutaka kwe ntacyo kumaze. Ubwo bufasha ari gusaba ko buhari. Ariko ngira ngo mu byumvikanaga icyo Scovia yakozeho ubucukumbuzi nuko yabonye ko indwara Dr. yavuze ifite uburyo ishobora kuvurwamo hifashishijwe mituwele uko icyo kintu yakivuzeho cyane avuga ati iyi miti avuga imutwara aya mafaranga no kuri mituwele iraboneka. Hari ikintu amategeko yitwa jurisprudence. Yaba afite ingero z'abayirwaye banavuze ko bavuriwe kuri mituwele. Simbi hano. Ibyo no gushinyagura. Nko kunyibutsa Kayibanda muri 63 avuga ngo sesoro bandi. Abatutsi barishwe ku Gikongoro abanyamakuru bati ko abatutsi bari gufata bariya nama bandi. Sawa. Uwo muntu Dr. Kanemba tuzi uyu munsi ari muri rompo warateze. Ngiye nagize abarwayi kwa muganga kajya gusura nk'umuntu nkabaza nkongeye gusura. Ese wa murwayi mwari murwaranya ari ati yaratashye kumbe ngira ngo yarakize. Kumbe yasubije plaque buriya kuri carte jaune bashyiraho ngo ikinyabiziga nikijya kwambuka igihugu byango ngo bisubize ikigo cyabiguhaye. Uwo muntu yasubize plaque yavuye kwa shoferi ari hejuru ari kuvugana na Petero amubaza ko kwisi hameze. Yego.
ni ukuvuga ngo kondisiyo ya Dr. bivuze nk'umuganga Kanimba please ntabwo ari Jire irasubiza wavuze ko kwivuza kwe bihenze ndetse bitwaraye byavuzwe n'impuguke aho ngaho rero ukiri aho ngaho ikivugwa ko umugore urwaje Dr. ashobora kuba ari wowe uri gushyiramo izi mbaraga zo gutuma Dr. yaba yaranemeye kuvuga muri media cyo uracyumva ute ko bivugwa ko n'umugore yanakumiriye wo mu muryango kwa Dr. akabaheza muri uru rugo iyo uvuze ko yabakumiriye nkande reka dufate ko Dr. Kanimba ari mu byago mu minsi yashize nagize ibibazo abantu ku giti cyabo baraza bajya kunkoreraho ubufindo kwa Rusizana Loise mu nyubako ye habaho imbaraga z'umuryango wanjye zo kumenya aho mperereye mu bakoze intervention urimo mu rugo hari Mama Mira iriya kondisiyo yari arimo yifate ko ngewe nari ndwaye Mama Mira ari umurwaza kondisiyo yari arimo sinari impari yari afite ubushobozi bwo gukumira bamwe akemerera abandi bikurure fata iyo ntuzikurure ukabigereranya ute se n'iyo case ndabigereranya ko iyo umuntu ari mu bibazo iyo ugize Imana ubona wo kubwira ngo bwakeye gute ni amahoro yaramutse ati wabona umuntu akubabwira ngo waramutse ute tugufashe iki ugakumira iriya ni harassment ni harassment ariko ubwo yaba ari harassment yabo mu muryango we ntago numva icyatuma abantu batera amabuye Scovia umuntu aravuga ko yivuza miliyoni 2.5 ku kwezi kandi azi ko n'umuntu ufite izina rinini kandi buri abanyarwanda bagira impuhwe nubwo bajya baribwa n'abadamuru bari abantu ariko umuntu nka Dr. ni umuntu mu ministry runaka nk'ubu hari campaign iri gukorwa muri Canada harimo abantu bari kubarira akayabo kazaza kuri kote yande ya Dr. yego ahubwo Dr. acunge neza banamundiga kugira ngo bayarye doka bakavuga bati aya mafaranga harimo abantu bari kuyatera imirwa ataranaza abo rero babona bibananiye n'abashobora guca hasi bagaca ruhinga nzima nabo bakajya gukumira icyo gikorwa cy'ayo mafaranga none se icyo rero nicyo nshaka kugira ngo tujyeho neza kuko ni nacyo urebye nicyo kiriki ni nacyo Dute Scovia yagize yaravuze ati aya mafaranga azakoreshwa ari kujya kuri mobile money ninde uyarutira ninde ufite umubare w'ibanga si Dr. Dr. zaramuvinga sawa naho navugaga rero ibi byose biri kuba ni ubufindo buri gukorerwa kuri Dr. mu bafite inyungu zabo bwite ngewe bajya uyu munsi basigaye bansaba noneho abayobozi sereka ndeke no kubakotinga ujya ugaragaza ibitagenda ariko ntutange umuti ukavuga ikibazo gusa ntutange n'umuti babwira ngo ngewe icyo kibazo nicyo cyicururiza nintanga umuti kizatema ikiganiro nabibwiye n'umuyobozi nibiba ngombwa urwego rufite ububasha nayibabwira mu minsi washize wabonye inkuru ibabaje iyo umwana w'umukobwa ujya kwibukira nyina ahantu mu bizibi iyo imvura yaguye imvura itaba yaguye bikaba ari mu bishanga n'ubushize urabizi ko twigeze kubivuga yego abayobozi byarabashotse cyane bafite aho bahuriye no kwibuka barambwira ngo umuturambye ubona ni uwuhe umuturambye ni uko akarere ka Nyamagabe gakwiye kwirengagiza ibintu byinshi bakajya gukura bariya abantu hariya batari ko babihaye umurongo w'imyaka 2 ahubwo nge navuze iyi nkuru kugira ngo nibanabakuramo yenda bakirengagiza umuhanda wa Kitabi uri kubakwa bazerekana motifu y'imibiri irenga 20 iri hariya ijya kwibukirwa mu bihuru
kandi twebwe iyo linki iramudefanda kugera kwa prime minister. Noneho wabikoze nk'intabaza ntigiye n'intabaza na defense yo gusohora amafaranga. Yego. Wose umuti ikibazo ni abantu bari mu bihuru batibukwa bibukirwa mu bihuru bagomba gushyingurwa mu cyubahiro. Umuti ni uko hagomba gukoreshwa buriya mu masanduku ya leta habamo amafaranga ya emergency. Yego. None se wakwibaza nk'ibigori n'ibishyimbo abaturage bariye muri covid yavuye, hari ingengo y'imari hari bije, hari amafaranga bahantu mu turere. Aha umuti urambye kuri Dr Kanimba tunamuvaho cyangwa se nawe kimukomezaho simbizi. Nge sinjya nkunda ku oya ngewe icyo nashakaga kugira ngo umbwire ngiye kukikubwira nyine. Ndifuza ko Dr Sabin Nsanzimana ni umudokiteri mugenzi we, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yego ifatanyije n'izindi nzego zirebana n'ubuzima, ntabwo imiti ya Kanimba ihenze kurusha izi nkingo za vaccine za covid, kandi abantu barareshya imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Umuntu nk'umudokiteri sinzi kugira uruhare no kutagira uruhare mu kuzamura donc buriya Dr Kanimba ashobora kuza mu bantu bagabanyije ipfu z'abagore babyara n'abana bavuka bapfuye. Ngewe ikibazo cya Dr Kanimba nagishyira mu maboko ya leta. Kubera iki? Kubera izina afite. Ikintu cyose kizavugwa kuri Dr Kanimba kibi yego kirebana n'ubu bufindo bari kumukiniraho bene wabo ni icyasha ku gihugu cyacu. Kandi nge namaze gutandukanya umuntu ku giti cye n'igihugu. Abo bantu rero kugira ngo baduteze icyasha bakuru urukungu mu Masaka, Dr Sabin Nsanzimana niba ajya i Nyamasheke gufungura poste de santé nagende ikibazo kibi cya leta, kuko ndabizi ko Dr Kanimba apfuye Government of Rwanda yakora statement yamuvuga imyato. Yego. Buravani Minister ntiyavuze ko yari umwana w'Abanyarwanda. Yarabivuze Rose Mere Imbabazi. Yarabivuze rwose mu Dr mugoroba wo kumusezeraho. Dr Kanimba nawe apfuye, Minisitiri w'Ubuzima yaza akavuga ko u Rwanda rubuze umuganga, u Rwanda rubuze umugabo w'umuhanga, umugabo w'imyaka 58 bajya kumuvuga iyo myato yapfuye bamuvuje. So iki kintu rero cy'amafaranga nicyo ndiho cyane. Harapfa umuntu. Amafaranga ni menshi. Ari amafaranga leta ndavuga Minisante iriya nimero nishaka ifunga ishake Momo Pay password izi Kanimba na Sabin Nsanzimana cyangwa Sabin yagena nihamara kuboneka hakenewe bazagafungura agaseke cyangwa se bazamere nka bya bindi bya kera twabikaga amafaranga mu gaseke ukagenda ugacukura kobo mu mbuga, imvura yagwa kakobo kabura aho wacukuye ugakuraho se urugo ukarumariza isuku ushakisha agakese kawe k'ibiceri nyine kumeze nk'utarabitse mu gakese, ariko se agakese rutarakoteje. yewe nagize ibyago nabitse agakese mu rugo yaragashyiraga munsi y'igitanda, twarakodeshaga twibuka batabimbwiye batejo tuzimuka nta gakese kanjye muzati buryo ugira amafaranga turumva ati nibicara nkubaje ne wagiraga amafaranga amafaranga bayashyire mu gakese. Urufunguzo barihe Dr Sabin Nsanzimana, urundi barihe Kanimba. Hari n'abantu bashidikanyije ku kintu cyo kuvuga ngo ko hari uburyo bwo kumuha amafaranga, kumukusanyiriza amafaranga bwa GoFundMe hakaba n'ubwa Momo, ubwo abantu bazamenyera kusanyiriza. Ntabwo Kanimba rero yo sport. Kanimba ni umudokiteri. Sinzi niba yaraje kuri chaîne asabiriza na Tandase na Target umunyamakuru yari afite, ariko iriya ni inkuru y'ubuvugizi nk'uko dukora inkuru z'ubuvugizi zisanzwe. Ahubwo nuko byarebwe. None se Sabin ufite abasabu hafi miliyoni nk'iyavugisha Kanimba uyu munsi yakaba afite nk'ibihumbi 2. Ariko zavuga muti bya bintu umenya biri cheap. Kuko abantu bamwe no kubanga abantu babyinjiyemo kubera uburyo byahawe aho merukira kubira bagere 400. Rero abantu bamwe barebera ibintu binini na views zabirebye, kandi na yakiyavuze arareba na Kanyombya arareba. Yava kuri ibyo n'urugero ndeko tujye kuri kese nyirizina. Sabin n'uwa leta nako Sabin ni Ministry, Dr Kanimba n'uwa leta. Ikibazo kuko nikijya mu maboko ya leta najya mu maboko ya leta.
muri make ubwo n'abari kwishyiramo Sabe w'umunyamakuru kuko nabonye ari n'abari kumuvuga nawe bakavuga ngo Sabe ngo nawe abirimo. Oya ni ya penalty yakoze ya Ndimbati ntabwo biramuva ntabwo abantu birava mu Oya ariko yego urazana ibintu bimaze umwaka nyine none se guha urugero twageze umu state minister Minarok witwa Honorable Ignatienne yagiye mu birwa sinzi umugabo bari barafungiye ubuzererezi afite abantu 8 atari kurabona ubwo atari ubuzererezi chef we urebe ko iyo trend umva niyo yavugaga ibyiza bahitaga bamuhuza ati wa mugore wita abantu imihirimbire rero Sabe kugira ngo yongere yigarurira imitima ya benshi azaze mutere icyuhagiro biping kandi wa mukanya umaze kumbwira ngo ikigaruriro cyavuzweho cyane kuko cyarebwe cyane urumva atarayigaruriye imitima yarayifite. Oya ngewe ndamuha Ndimbati kugira ngo amenye ukuntu nanamuyobora mu kiganiro nta n'ifoto dukeneye twicare muri abani muganire tuganire ubwire Sabe kubera iki ibintu usigaye uvuga bahita bazana ibisabe byinshi seri ariko Jean Paul nukuvuga ngo ikiri kuvuga wowe bashobora no kumwita umugome kubera ko Ndimbati atarabava mu mutwe ariko ibyo Sabe yakoze yabikoze nk'umunyamakuru yego ariko Sabe nk'umunyamakuru w'umunyamujyi yari kuva kwa Kanimba akajya kureba umugore wa Kanimba akabaza waramutaye yamubwira ibintu biremereye akazabikorera ikindi kiganiro akashaka abana be ariko ugenda ukuntu nkunda investigative story nanjye ubwo niyo mpamvu nakuwica Jean ngo ujya tubiganire kuko Scovia nawe yakoze inkuru y'ubucukumbuzi ibyo avuga aragenda agaragaza source zabyo. Scovia utazajya ituma atazamera nka Joel wavuze ko yaturemeye donc iyo tumuvuze turebwa utazajya ituma. Oya ariko ibyo byose ni ikintu cyabayeho ntabwo turi kugihimba abantu bavuze bati Scovia winjiye mu kibazo na Scovia ntamenyerewe mu nkuru za investigative ahubwo azimenyerewe ko nabonye abantu bakomanta bavuga bati ati noneho ndemeye ati cyagiye waravuze sinabyemera atundo none ndemeye ati gihe ngibunagana wari wanyobeje noneho ji kora kope so wowe nawe mwavuze kuri case ya Kid mukayinjira ese ntiyari yabanje kuvuga ko muri Grande Legacy yamenye icyumba bari abakobwa basambanyirijwemo nyuma akavuga ko ari byo ku mihanda ahubwo kora kope ushakire nimero y'umugore kumugeraho uzabimbaza umugore wa Dr. Kanimba wagiye wataye reka nkotinga ibyo umugabo yavuze wataye Kanimba ushobora gusanga afite agahinda kenda kumwica gakomoka nko kuri rya jambo Dr. yavuze nk'umunyamakuru rero Jean Paul Nkundineza impamvu uri kuvuga nkavugamo Scovia nkavuga Sabe nuko nibo nyine donc nibo banini oya nibo musangiye umwuga w'amagambo nagari w'amagambo no gutara amakuru no kuyamenyesha abantu okay so hase nturi umenyesha amakuru ikirundi niko babita nanagikunda ariko yego ndagira ngo wowe tubwire wowe kuko nawe ukora inkuru zicukumbuye uburyo Scovia yabyitwayemo muri noka buryo yabyitwayemo akagenda akamenya amakuru yose uriya mugore bavuganye ari mu kihe gihugu ntago nkiza ari hanze y'u Rwanda simbihamya nta afite ishusho yo imugaragaza se ufite ijwi ni ibikise so we ntujye uhamagara abantu ku matelefone inkuru nk'iri iremereye wallahi najyayo ibaze niba afite 100,000 ari kuri telefone twakwemezwa n'iki niba ari we namuzane tunamenye ko ari nyirarume oya ntabyo byose nta waza kubyiyitirira abeshya nubona se ejo byabaye inkiko tukaba dushobora gusanga gusanga aba bantu bose bari muri no duel Kanimba ashobora koroherwa gato agahita atanga ibirego akavuga ati uyu yaranyitiriye avuga ko ndi nyirarume aransebya ndareguye umunyamakuru ko nawe yabisohoye atambaje niba ndi nyirarume mu gitondo tukajya kwisanga tukabona Scovia yararezwe uriya mugore ararezwe none se uriya mugore ni umukuru w'umuryango uriya mugore oya ariko nta n'ikimubuza kuvuga niba ari mwishywa we ufite ba nyokorome ndabagira mugira nihe communication nko mu mwaka ibiri ku kihe gipimo ibiri hasi tuvugana ku ma event sawa
no kuvuga tuzajya tuzajya gusura umukecuru ngo kubunani ngo duhure nk'umuryango uraho shago mperutse kubona kuri jara si bya bavuga hari ibindi ariko biriya biganiro mukora aca bwana muri make umuntu wavuze ntabwo ari muri position yo kuvuga ntacyo ashinzwe mu mategeko uzi umuntu uvuga noneho nimba napfa amushyiraho umusaraba kuko ntasi umusozi azapfa bazavuge bati ubu kanimba apfa bavuga ngo wa mugabo umaze iminsi atabarizwa yaryamiye ukuboko kw'abagabo noneho uriya mudamu azaza amushyiraho umusaraba niba ari umukuru w'umuryango cyangwa ari umwe mu bana be itegeko rivuga umwana umugore abandi ni umugereka ntunyobye ubwo kanimba mu ijambo rimwe yarabyaye cyangwa ntiyabyaye yarabyaye arabyemera abana be ntibimarase nabo bararwaye uriya mugore se ni umuvugizi w'umuryango wa kanimba uriya wavuze mwishywa we mwishywa wese urabizi ndashima Imana ko byibura usigaye ufite nosiyo ye nkeya mu mategeko nyuma yo kugutera icyuhagiro ukaba warayobotse inzira y'ubutabera nawe umwishywa none se kanimba yarazimye n'icike ku buryo avuga ati hasigaye akishywa ke kamwe batubwire ko hasigaye akishywa ke kamwe Mana yaremye isi n'ijuru duhaza abantu baza gukinira ku buzima bw'abandi mu nyungu zabo bwite ukaba uvuga ko mwishywa wa kanimba yaje gukinira ku buzima nagende urumva ibyo bibaho koko amaraso ari kurayazi uzi ko atari amazi bariya ni ba bagore bamwe muganira kabiri tingewe ngira amahane tingewe uranze wowe ndese ibibazo bya kanimba ntabwo ari ibyo kuvugira kuri telefone ngwino nta foto nta cyabaye dute rero yabayeho yo kuba umugore uri kumurwaza atari we wagaragaye kuri kamera bapfana iki uwo mugore umurwaza nyine ntacyo bapfana urabizi neza ni umukuru waruje oya yabira bisobanuye avuga ko ari umushuti w'umuturanyi waje akigomwa akazi ke akaza kumurwaza nyuma yo gutabwa yagiye kumuhumuriza nyuma y'uko umugore wamutaye undi ari kumuhumuriza noneho kuri wowe impamvu yanze kuza kuri kamera harimo no guhumuriza twebwe tuhura n'ibibazo baduha ubwino batari ko ntufate amajwi ntufate amashusho ariko ndabuguha hari n'abapolisi ujya gufata nk'ifoto ari nko muri ivete ati njye ntufotore gute se wambaye umwenda wa leta ntabwo rero ndi gufotora umupolisi wacu w'u Rwanda niba wakoze ibirori memu na rwa rubanza rwa Kazungu rwibuka ntufotore ubwo ariko sinzi icyo impamvu utanze urwo rugero sinzi impamvu uhisemo urwo rugero uravuga uti baduha ubwino ngewe naguhaye urugero rwanjye rwo kugenda nta muntu ujya wanga umuntu umugana yazanye ibintu byiza ahubwo uriya mugore yanga ibigambo uwuhe uriya mugore urwaje kanimba ngewe umva ndapfusha ngira abantu ndwaza ngira abantu shyingura ngira abantu shyingira doke mbaho ubuzima bwa kimuntu iyo umuntu arwaye muri iriya kondisiyo yego ntibaba baje kumusura baba baje kurema udutsiko aramuroza buriya hari n'abavuga ko yarozwe ati dogiteri arwara ati dogiteri se ntapfa bakavuga ko uriya mudamu yaba oya waba uri gukotenga umudamu kugira ngo ubone amatitiri oya nta titire ndi kugira ngo nkubaze kuko umudamu nawe yagaragaye nk'ikibazo baravuga ati umuntu ni gute areka akazi ka miliyoni akaza kurwaza umuntu akajya mwoza narabyumvise babivuga agaragaye nk'ikibazo se kubera yuko Sabe yagiyeyo ko atagaragaye nk'ikibazo Sabe atarajyayo rega sinemera ibintu bimenyekana kuko haje kamera ibibazo bipfa kare ngo ataye akazi ajya kurwaza oya baratse hari igiciro bavuze ngo ataye akazi ka miliyoni si barabivuze none se ngewe ko nataye akazi ka miliyoni kita ku bababaye biterwa iyo miliyoni isiruta kanimba buriya mugore ari kubitsaho inyenzi zitagera ubwami bw'ijuru none ati igihe nari ndwaye narakubonye yenda kanimba ari mu ishusho ya Yesu uriya mugore ahubwo ni umukozi w'Imana ayirukanire kure abaza kuneka no gukora udutsinda ngewe nagiye gusura umuntu Faisal ari muri koma umugore wamurwaje barumuna be baraza bataramuroze da batido
bati David kuva yavuka yegeze arwara gutya, bati mama Ben aramwishe. ye aho kugira umuntu ari muri Suède utasifa, aho kugira ngo abantu bavuga bati basenge bagakora dutsinda, byarangiye se batanabasenyeye. Umwe nta bukwe n'undi bukwe, bataramwishe. Uwo ari kuvuga ngo aramwishe yavuye mu bitaro yishyura fagitire ya $9,000,000. uwo bavuga ko amwishe ya mabandi yose nayo aranyanyagira. Bareke kwinjira mu ngo z'abantu man. Kanimba ashobora kugira amakosa ye nk'umuntu, ariko nanone n'uwatanze umva nguha urugero. Simba mu madini hari umuntu umaze nk'imyaka 20 muri Assemblée de Dieu cyangwa muri Omega, nzajya mvuga yombamo, akaba ashinzwe kureba abajire bashya bahaza, akakubwira ubu se uzahashobora, ariko baza ngo uzahashobora kandi wamazemo imyaka 20. Hari abantu bashinzwe gukumira ibintu byiza. Bati Kanimba agiye kubona amafaranga akire kandi yenda twaramuhemukiye. Hari ubwo umuntu aguhemukira atazi kuzagaruka mu buzima. iyo ngingo yabikomeye nayo. Ubwo nta muntu murahura amarira akazenga mu maso cyane. Ijambo rimwe rivuga ngo warakuze. Ndakesire cyane rwose. Umukuru w'igihugu cyacu afite akazi gakomeye kandi cyane. So umuturambye rero kuri iyi case nka Jean Paul mu mboni zawe. Noneho reka nkubwire. Umva ikibazo kiri kubera kwa Dr Kanimba. RIB izabyinjiramo. Kandi nibyinjiramo uzaza ne yatwita uvuge ngo Jean Paul yari yabivuze. Harimo amafaranga, harimo hazabamo uburiganya, hazabamo no kugonganira kuri amafaranga. Bana kwicana Kanimba atarapfa. Umuturambye reka tubikumire bitaraba. Ndasaba inzego zifitiye ububasha, niba polisi umujyi wa Kigali na RIB barinjiye mu kibazo cya Dubai ari ibyondo, nibinjire mu kibazo cya Kanimba. Kandi nibamara kukinjiramo bakabona ko Jean Paul yatanze umusanzu we mu nyungu z'ubuzima bwa Kanimba, azagukotinge cyangwa nzajye mu bajyanama bagize RIB. uriyamamaje si twe dutunga agatoki. uremfoma. utekereza ko Dubai, uwitwa Dubai bwa mbere si kuri BTN babivuze cyane. Vuga yego. Nanjye ndavuze RIB ninjire mu kibazo cya Kanimba n'umuryango we. Na bamwe bikekwa ko ari abo mu muryango we bambaye uruhu rw'intama ari impyisi. Oya umva nkubwire. Ubiretse ibyo. Umva nkubwire. Ntabwo ngewe bambyaza. Kanimba mubo yagiriye neza sindimo. Umugore wanjye siho yabyariye. Nta n'umuntu wanjye wagiye kuhabyarira. Vuge ntenda twaragiye abasekirite bo badutera hejuru. Nta kibazo ufitanye na Kanimba, simuzi ntanzi, ariko akwiye ubuzima nk'umuturarwanda. Ariko abantu bakinisha kurwara kuva muri 2020 wivuza, warangiza ukageraho ugakena. Kandi izi ndwara zigeraho zigenda zizamuka. Bitangira igihumbi cy'amayero, bikaba 2, bikaba 3 bitewe na kondisiyo y'ubuzima. Keretse uri kugenda uyikira. Ikigaragara nuko Dr Kanimba ari kugenda aremba kurusha gukira. Noneho wa mugani wa Bushari bibaza apfuye. Aramutse apfuye aba bantu barimo kumukiniraho ubufindo, tekereza ko twababona mu bimbere mu kizuru. Uriya bihamye. Aya nagenda. Uko nukuri. Ntacyo reka mbivuye bya Dr Kanimba. Akose umuturambye umuti wanyu urashariri. Umuti wawe nuko usaba ko Minisante RIB uko nabyumvise. None se mu buryo bw'ubuzima ari ibyondo bya harya yitwa ndure yango Dubai. Ari ibyondo bya Dubai n'ubuzima bwa Kanimba n'iki gipezi kindi uyu munsi. Oya maraso s'amazi. Maraso s'amazi bro. Abantu
ba Rwamurangwa batawe mu Wakajwiga, abayobozi b'akarere ka Gasabo barafunzwe ibintu bya kubera ibibazo Dubai yateje. None Kanimba uri gupfa bararyamye guteza. Aya ubwo reka dutegereze turebe wenda icyo uvuze niba kizaza mu bisubizo. Jewe ntabwo sinjya ngenekereza. Ibi mvuze uzabibona vuba bidatinze. Ribu yabyinjiyemo na Minisante. Erega Ribu kubijyamo buriya Ribu itare tuvuge Ribu itabyinjiyemo nta kazi yabifite. Buriya iyo Ribu ikurikirana aya makesi akomeye biba biri successful kuri SG Jana Ruhunga ndetse n'umuyobozi wa Ribu wungirije Madamu Karehangabire Isabella. Biri mu bintu bavuga bati mu byo twagezeho tuyobora Ribu twinjiye mu kibazo cya Dr Kanimba cyari kimaze guteza impagarara kirakemuka. Twakemuye ikibazo cy'amakarita ya A&M Bank yarakemuka. Ibintu binini. Okay. Utekereza ko bakora raporo z'uko barwanyije Kanyanga gusa hatarimo n'ibindi bintu binini. Anyway, wari uvuze kuri case ya Dubai. Sinzi niba hari amakuru mashya wadusangiza tuva kuri iyi ngiyi ya Dr Kanimba. Kuko nabonye koko nkuko bivugwa 6 baratawe muri yombi. Hari icyo watubwira gishya ko ni case imaze kwinjira muri position y'inkuru n'ubundi ukurikirana? Nzakivugaho byimbitse nibagera mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Tunababwira abantu ko ariho bazanabarizwa. Okay, ikibazo cy'amatsiko. Uyu former mayor ahurira na Dubai. Byabaye ku ngoma ye. Haraho bihuriye se na ya oya ntabwo Rwamurangwa yari gufungwa. Mayor akora iki mu karere se? Mayor se ni executive w'akarere. Oya ubwo Zedara confirm. Impamvu nayo mbibaje gutyo nuko mayor ku gihe cya mayor uribuka ko ku mihigo yari yatanze yari yaravuze ko azakora inzu azubaka inzu nyine ziciriritse zifasha abaturage. Uretse gato mu mwiherero mu mushyikirano w'uruhare warakurikiye bavuga ikibazo cya transport urakibuka. Waragikurikiye cya transport ku mujyi wa Kigali. Yego umuministiri ntiyavuze ati ubu hari bisi 400 n'ibindi zigiye kuza. Perezida arababwira ngo nimwe muzazigura. Ati hoya hari abashoramari bazazizana nazanira Ishinwa zikaba nka hoho nyine. Ariko icyo ashatse kuvuga imishinga y'abanyemari ukuyeho kuyipresenta ko ari imihigo ariko n'abanyemari baba bayikoreye. Rero ubugenzuzi noneho nkubwire bihindure n'isura. Aho gufunga Rwamurangwa nafunga umuyobozi w'umujyi wa Kigali kubera yuko expression aba expert b'umujyi wa Kigali nibo baha umugisha biriya bintu. Niho batanga ntabwo n'amaguru icyangombwa cyo gutura. Ntabwo n'amaguru ndakuniga. Dr se niwe muyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe imyubakire. Niba atarariho bame raporo y'ukuntu amazu yo kwa Dubai yubatswe. Oya ngiye iki ni kuvuga niba muri kuvuga ko former mayor ashobora kuzamo. Former mayor wibuke ko mu mihigo yari yaravuze ko azubaka inzu ziciriritse kandi urumva wabiriretinga. Bishoboka ko ari ukuntu yabikoranyeho n'uyu Dubai. Okay, ubu hano turaciriritse aho turi muri Urban. Ya ntose ingiri mu inzu iciriritse ya miliyoni 40 nibaho. Ariko mwagiye mureka gushinyagura. U Rwanda na Amerika. Ni umushinga wari uwariko wa miliyoni. Ntabwo mvuze ikibazo cy'amafaranga umubare. Umudugudu wubatswe umushinga ari uwo. Umudugudu wubatswe uciriritse no kwa Ndimbati. Onyobye. Baba muri 4-in-1. Ziranzu ntabwo ziciriritse. Miliyoni 40 nurazita ibintu je bamabwire. Nasigaye bavuga ngo urakaze. Inde sukaze. Wari wazikira igita. Hareka mana. Sindana zicirye. Iyo ibintu bashaka kubipfobya babihera aho ngaho. Ngo turi kubaka inzu ziciriritse ngo turimo kubaka inzu ziciriritse Gasanze. Wajya kureba ugasanga umushoramari aragira ati ni miliyoni 60 kandi ziciriritse. None se kuri no case uravuga uti ngewe aho gufunga mayor nyuma yo kumbura iki kiganiro kiramara amasaho nyuma yo kumbura umvugiye umeze nka wa muntu ugura indaya yamuca meshi ati ndagutera uyagarure agahita nka Viagra.
none se ubu tugeze kwa Dubai koko. oya nuko wari umuvuze Dubai Urumva, Dubai bamufunge. Dubai arafunze nabura n'aba engineer bi Eh. n'abagena umva umuntu wese wakoze kuri ranzo ya Dubai mfite amakuru ko haje umwenjeniyeri imbere aramubwira ati ariko abwira Dubai aramubwira ati wampaye akazi ko kwiga umushinga ndashaka ibi nibi ati ko bihenze yongeraho ka kantu njya avuga yego ngo niza abapangaye Dubai yakatambitsemo buriya bajya mu gakinjiro ngo boss ibi nibyo abapangaye cyangwa nibyawe ati nibyo abapangaye uzi na defo bagira baguha kontere ivuga ngo uko baguha inzu nuko uzayisubiza imeze bariya bongira ngo kwari ukugura ariko umva se wataha ufunguye sereri kabiri atakaye wakurikirana ugasanga yagiye mu gakinjiro aravuga ngo arashaka sereri y'iki y'umupangaye Dubai nawe yubatse amazu ayubakiye abapangaye Dubai wowe hariya uba wigeze ubaka iwawe nk'ari wigeze wumva igisubizo minisitiri Isayimana uyobora ibikorwa remezo yasubije perezida Kagame wigeze iyo image urayifite ubundi ndabizi narabikurikiye oya kuri kundakaza mu bantu bandakaje minisitiri w'ibikorwa remezo arimo ariko ntiyari ahari mu bantu bandakaje perezida aravuga ngo niyo utaba uhari wakoze handover uzi ukuntu yavuze aha nibutse n'ukuntu yari ameze positive perezida aragira ati ubundi wa Dubai ninde nyakubahwa perezida wa repubulika uko yarararamaga mu kwezi gushize twumvishe ikibazo cy'umuntu witwa Sabimana Dubai igisubizo minisitiri ubwe yahaye umukuru w'igihugu noneho muravuga ngo ndiyahura kiri cipu niko tubonana n'umukuru w'igihugu utateguye ibibazo bikomeye biri muri domene yawe ariko se koko oya mbabarira ni izina ry'Imana ndabisabye fata igisubizo minisitiri w'ibikorwa remezo yasubije umukuru w'igihugu ubwo yamubazaga ku kibazo cya Dubai numva atararimo gupfundikanya ati yarameze nk'abana mu ishuri baba bamaye exam ukabona ariko twarize twese ari guhiga igisubizo ako kantu nakibutse wari waragatekerejeho ko nabwo arimo kwirwanaho buriya minisitiri aravuga ati singira utamuvuye imbere barangije Solange abigwamo waca nyakubahwa minisita nubaha urwego rwawe ba straight ubwira umukuru w'igihugu uti nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cya Dubai tugiye kugikurikirana nanjye maze iminsi 3 nyumvishe mu buryo bw'ikibazo ubwo nabaga minisitiri numvaga ko hari ahantu kwa Dubai byabaye tik ariko umpaye umukoro wo kubikurikirana no muri handover nakoze ikibazo cya Dubai nticyajemo bambwiye transport bambwira amavuta buriya minisiteri y'ibikorwa remezo nayo igena ibintu bya Rwandair bambwira ko bashaka ko Rwandair ndijya mu Bufaransa ariko Dubai ntiyajemo umukuru w'igihugu arakubaza Dubai nta nabizi boss ntabigeze koko uwo mucuruzi twamenye ko abaturage ijwi rirajyamo cyangwa ntirijyamo isura ntabwo yaragerageje agire kwideburiye rega umukuru w'igihugu ntabwo yakubaza ngo uvuge ngo nyakubahwa perezida ngo ntabyo nzi oya perezida wacu ari straight niyo mpamvu abaturage abumva umuturage araza akababwira ati nyamara duhembwa make umumotari araza ati hari abasekirite baratumaze aje nk'umumotari yanga umuntu umubwira urazana ibintu byaye twagiye iyi kese rero kese ni urukiko rw'ibanze uravuze uti nzayivugaho neza maze kumenya ibyayo Dubai urabona urayibona he urabona nk'uko Dr Murangira yabivuze ari kese tuzasanga mu rukiko cyangwa ishobora kuzarangirira ntabwo izashyingurwa nka ya maperimi ikibazo cya perimi cyo tuzakigaruka by'umwihariko
kuko ni benshi cyane bafite ibibazo by'amaperimi ngo dosiye ishyingurwa gute dosiye ya Dubai azaburanishwa n'ibimuhama akatirwe yego ariko icyo nabizeza Rwamurangwa azavamo Stefan Sembikubwiye urukiko ruzamugira umwere Steven umva mwana umujyi wa Kigali birizwi ukuntu ivuga ntabwo turi abacu ngo twigenga ngo wowe uba uri mu karere uri umusinyateri ariko nk'umujenerali wa reserve force akaza atoke kinyinya dukeneye amazu kandi mu minsi 3 ariko waba wibuka amarangi yatewe tugiye kwakira Cogamo ndayibuka uribuka Kigali y'icyo gihe ariko byari ngombwa ntabyo mbizi oya niwitegura abashyitsi wawe uri kunyobya waba wibuka ukuntu abantu basigaga amarangi cyane no ku mazu akanavugururwa uzi icyo ndi kureba barabwiraga ngo turabura iminsi barirwa ku ntoki ngo twakire iki Cogamo bakora ibintu vuba vuba ni nk'ariya amazu ya Dubai babikoze vuba vuba kugira ngo imihigo bavuge ko Gasabo ubwo urumva rero ko aho hariho meya ashobora kuziramo oya meya se niwe mujyi wa Kigali no si wowe wahize sawa okay abantu nka PS Caleb nabonye avugwamo ati ari mu bakoze iyi raporo yo kwa Dubai ariko ntiyahabwa agaciro rero bishobora kumuhesha amahirwe yo kuva muri kondisiyo ari mu oya kondisiyo arimo akatiye maze gukatirwa akatiye imyaka 6 ikibazo urumva Caleb yazanye ubwenge bwinshi nyuma yo gusimbura Sayinzoga yagomba kwizajya abireba nk'ubambwe ko yavuze ko raporo imeze nabi nyuma akajya no kuvuga ko inyubako ya RDB na Minisate ngo zaguzwe menshi ari hehe nyine nicyo nibaza urabireka kuba yarabivuze bikaba bituritse ubusenge ko navuze ko umwana afunze afite imyaka 13 byarangiye gute ntabwo byashojwe haje ba Patrick byarangiriye muri Baby Rock Caleb uva nk'ubwire okay ntacyo ntekereza ko iki Kiyovu ubundi cyakagombye kuba kirimo amataje 3 cyangwa 4 cyakagombye kuba kirimo inyubako zimeze nk'izo muri Nairobi ariko kubera ko bihenze cyane ntabwo byashoboka kakanya okay ntacyo reka mbiveho ibyo kwa Dubai wenda uko bivuga uti nzabikurikirana neza bimaze kugera oya ni mu rukiko nibwo menya ibyizo dossier reka mbiveho nsoreze kuri iki kintu cya Dr. Gamaliel Mbonimana uyu nguyu rwose iminsi yashize twamugarutseho kenshi cyane ariko natwe twamuvuze abarongeye kuri Twitter nabonye n'abantu bamubwira ati uragarutse deputy inyuma y'itangazo ryasohotse kwa 3 Mata 2023 rivuga ni itangazo rya Rwanda National Police ariko mu gace ka traffic aho asurabize kuyobora traffic yitwa Fande Mpayimana ego inshuti yanjye cyane umugabo w'umuhanga ibi bintu ubona traffic ikora byaba ari ibyo by'amakamera n'ibiki Mpayimana donc yarabyize Mpayimana ari mu mwuga yize si umuhamagaro komiseri okay abashyize hanze rero itangazo avuga ati kubirebana na driving license zafatiriwe kubera gutwara imodoka banyoye ibisindisha nayo case ya Gamaliel ati kuri dosiye zose zashyinguwe n'ubushinjacyaha bikaba ari ubwa mbere iryo kosa uwari wanyoye ikinyabiziga arikoze driving license muyimusubize amaze kwishyura amande ya traffic police 150 kubirebana no gufunga imodoka iminsi 30 zizajya zifunga iminsi 5 aya mabwiriza aratangira gushyirwa mu bikorwa guhera igihe ashyiriweho umukono abashyizweho umukono n'ubundi na ACP Mpayimana komiseri wa traffic uwitwa Mbonimana nawe aza kuri Twitter ati Rwanda Police ntimukanabeshye nkanjye mwabeshye His Excellence aramutaginga mukuru w'igihugu ngo nari ntwaye nkora zigizage kandi mwasanze mparitse mu gitaka ntimwari mwamenye kandi amajwi mwashyize hanze tuba tuvugana ngo bwari ubwa 5 cyangwa ubwa 6 nyamara ari ubwa mbere kandi bwabaye ubwa nyuma Depite ajya kugira kese nk'iyawe Jean Paul abantu barebaza bati
ndabona nawe rwose ko Gamariyeri yamaze kuva mu budepite ibi yabikoreye iki? yego Si intumwa ya rubanda se? aracyayiri se Ariko Kamemo ni intumwa ya rubanda kubera yuko uri gushaka nimero ya Gamariyeri hajya ntabwo nayiguhaye. oya washaka kumubaza icyamuteye kwandika iyi Twitter yaramaze gutanga imihoho ku mpamvu ze bwite. Ni igikomere afite cyuko atakiri ku mugati. Gamariyeri se akaba ari kuvugana agahinda se. Iki ni igikomere. Iminsi ishize nabonye Twitter yawe wakoze igaragaza ko mu by'ukuri amakuru yakuvuzweho nk'uko wakomeje kubivuga atariyo, ariko icyakubabaje cyane ari uko babeshye umukuru w'igihugu rwa rwego polisi y'igihugu ko yabeshye umukuru w'igihugu kuri raporo wakorewe. Abantu bakibaza bati ko n'ubundi wamaze kwegura ku mwanya w'ubudepite, ni igikomere ufite uko bagukuye amata mu kanwa. Donc kuki watwitinze iriya tweet? Ni icyo ngicyo nashaka kubaza. Aya ntabwo ari igikomere kubera yuko nanegura neguye ku mpamvu zanjye bwite, ariko nyine uko iminsi igenda irushaho guhita indi ikagenda iyindi ikagaruka. Iyo usubije amaso inyuma hari ibyo ubona bitari byo, rero ugenda ubibeshyuza gake gake. Niba mbyumva neza ubu uri sefu, uri mu bundi buzima, ariko ntibyakuraho ko utagenda urumva ibyo ari byo byose. Niba nk'ubu ngubu ndi umwarimu muri kaminuza, nkaba muri ubushakashatsi, nkaba ndi umuyobozi w'ubushakashatsi, serivisi z'impuguke no guhanga udushya, yagira gutya nahura n'umuntu wenda tuganira kuri ibyo bijyanye n'akazi kanjye, ariko nawe warabananiranye, polisi iragufashe ku nshuro ya mbere, uyeretse ikarita y'ubudahangarwa, bamwe iyo wasinze urongeye nanone urongeye ku nshuro ya mbere, barakuretse barakubabariye ku nshuro ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, ubwo wumva ko gufata ku ya gatandatu bakakubabarira. Naramubwiranye buriya bwari ubwa mbere, kandi nabwo nari naziretse, navuze ko nazongera kuzinywa. Ubwo rero kubyandika kuriya kugira ngo ako kantu gakosorwe, ntabwo bivuze yuko ari igikomere umuntu aba afite, ariko abantu baba bakeneye amakuru, kandi igihe cyose amakuru aba akenewe, nicyo nta kindi rwose. Akarengane kabaho rero niba mbyumva. Akarengane ko kabaho, akarengane se akarengane kabaho cyane ndetse, ariko buriya umuntu umwe ashobora kwifata akakurenganya, ariko hari izindi nzego ziba zishinzwe kukurenganura. Kuko wenda ukurikije ukuntu n'uriya umupolisi yari yatanze raporo ashobora gufatwa nkafungwa, ariko urabona ko ntafunzwe kuko babonaga nyine ko ari akarengane. Hari itangazo mperutse kubona rivuga ku myanzuro igenda ifatirwa abantu batwara banyweye, harimo iyo gushyingura dosiye no gutanga amande y'ibihumbi 150. Hariya nubwo utavuga nk'intumwa ya rubanda, ariko wabaye umudepite igihe kitari gitoya, mu by'ukuri ririya tangazo mwarivugaho iki? Ririya tangazo ngiye nk'umuturage usanzwe mbona byumvikana, birumvikana kuko niba imodoka yarafungwaga iminsi 30 ikaba yabaye 5, umuntu akaba niba yaguye mu ikosa bakamuca ayo mande y'ibihumbi 150 akayatanga akigendera, rwose ngewe ririya tangazo rya polisi narishyigikiye, naryo naheragaho mbabwira nti ariko nimuzajya munahana n'abantu mujye mwibuka yuko mutagomba kubabeshyera ngo wenda ngo ni inshuro ya kangahe ni ya kangahe. Rwose nk'ubwo ngubwo mwanjye niba baravugaga ko ari inshuro ya 5 kandi ari iya mbere, nk'ubwo ngubwo
urumva nk'iri tangazo ryewe ryatuma mfunga, ryari gutuma mfunga. Ariko ashaka kuvuga ngo polisi ijya muri data zayo ivuge neza ukuntu ibintu bimeze, itagiye guhimbahimba cyangwa se ariko ibintu bimeze ubu ngubu rwose ngenda bishyigikiye. hari ikibazo gikomeye giye bafashe wasinze wanyweye ibisindisha utwaye wishyura 150 kugira ngo wenda cyakora njye mbona nk'imodoka bakwiye kutanayifunga, kuko hari n'igihe niyo modoka itariyo watiye cyangwa se ariyo itunze umuryango, wenda ni kariya bazareba uburyo bagakosoramo. Iminsi 5 nayo burya ni myinshi, rega iminsi 5 imodoka se niba ariyo modoka itunga urugo, ubwo iminsi 5 bigeze ingaruka ku muryango, ku bana, imisoro igihugu cyakwiye kuba cyinjiza nayo iracyari myinshi. Nk'uko bavuye kuri 30 bakajya kuri 5, bazanabivaneho basigarane kuri ayo mande. Reka buriya ikibazo ntago ari uguhana umuntu igihano kiremereye. Ikibazo igihano cyose wahanisha umuntu niyo wamuca 10,000, buriya yumvisha igihano kiraryana, cyaba kinini cyaba igihano cyose kirababaza. Igihano cyose ni igihano. Igihano cyose ni igihano. Hari amakuru nari ngiye kuguha nk'umunyamakuru nawe nyakubwire nk'umuturage uyu munsi. Abantu bafatiriwe amaperimi yabo mu kwezi kwa 12 no kwa 11 no kuzamura kugera mu kwa mbere. Ya minsi 5 barayifunzwe, imodoka bayifunga ukwezi, perimi zabo zirafungwa na n'uyu munsi. Bakaba batari bazibona, ariko icyo gihe bari bazi ko nyuma y'amezi 3 bazazisubizwa. Nibahuzwa n'abariya bazajya batanga amande 150 kandi imodoka zabo zarafunzwe ukwezi, na perimi zabo zikaba zigiye kumara amezi 4 cyangwa 5, icyo gihe bigenda gute? Ubyumva gute nako? Icyo gihe nyine urumva nk'abo ngabo adakwiye gukurikizwa kuri abo ngabo. Aya ni amabwiriza ya polisi yari ari icyo gihe. Nanjye yanjye yafashwe amezi hafi 4. Nanjye naguye muri abo ngabo, amaperimi yabo yamaze igihe kirekire. Ariko watanze amande se? Amande kandi nanjye barayanshenge nayatanze. Wagize ngo se wavamo utatanze amande? Amande nayatanze kurya umunsi wa mbere, namazemo amasaha ngira ngo 8. Wenda ntabwo nari mfunzwe, nari ndi mu biro bya polisi bampata ibibazo, ariko navuye aho ngaho uko amafaranga 150 nayatanze. Kandi imodoka nanjye ntabwo nayibonye mu minsi yakurikiyeho nk'uko nabyifuzaga kuyibona, bwo nabyo byantwaye umwanya. Niyo nayibonye nyuma y'amezi 3. Twabwo nahoraga twabishyigikira, twajya muri uwo murongo wacu tukabishyigikira nk'akazi. Noneho ngende umunyamakuru twariho umugisha tukabitera icyuhagiro tukavuga ngo amina. Guca amande byo bagiye bayaca byo birumvikana, ariko gufunga imodoka byo ntabwo mbishyigikiye, kuko ushobora no kugutwara. Nanjye natwaraga iyanjye n'ubu ntwara iyanjye, ariko buriya kirya gihe biba byiza rwose iyo imodoka bayishubije, kuko amafaranga ubwayo baba baciye, ari amafaranga nayo ubwayo ni menshi. Bayagumishiyeho rero imodoka bakayireka byakuzuzanya, cyangwa se amafaranga bazayagabanye imodoka bayigumane. Ubwo rero urumva aho ngaho harimo ubusumbane bw'ibihano. Kuri bariya bo ba kera kuri bariya ba kera bo urumva amabwiriza ya polisi yari ari icyo gihe niyo aba agomba kubahana, nta kundi nyine. Ariko ab'ubu ngubu birumvikana ko bazagendera ku mabwiriza ari w'iki gihe. Honorable Mbonimana Gamaliel, uyu munsi ubuzima ubusutinga gutubwere uri wasubiye ku icaki bimwe njya mvuga byo gutebya. Icaki rega buriya iyo uri mwarimu uri mwarimu, umurezi ahora ari umurezi.
zaba ari umurezi uzabaze n'abandi bose banzi no muri kaminuza ntabwo nigeze mpareka yewe nkiri n'umudepite naranigishaga rwose kuko ubumenyi iyo ubufite uba ugomba kubutanga ko baba bagukeneye ntabwo ari wowe bakeneye cyane cyane rero noneho umuntu aba yarabonye umwanya wo kubikora mu buryo bw'umwuga. uyu munsi uri muri kaminuza? umunsi ndi muri kaminuza zitandukanye ariko iyo ndimo umunsi ku munsi ni kaminuza yitwa East African University Rwanda. Abantu umuyobozi w'ubushakashatsi utanga serivisi ndetse no guhanga udushya wo bita Director of Research Consultants and Innovation. Urakoze cyane. Former Honorable Mbonimana Gamaliel, urakoze kwemera kuganira na Jaras Official TV ku bitekerezo byawe. Bampamagaye ndagiye kwibuka nyine aho ngaho mvuka nta kibazo. Ku bitekerezo byawe kwitaba ariko ubutaha umpamagaye rwose nakwitaba kandi urakoze cyane ujye ukomeza utanga amakuru abanyarwanda abanyamakuru atariho ikinyoma. Okay, narivuze ntereka mukotinge nkushimiraniye ku bitekerezo byawe bwite uyu munsi. Urakoze kwemera kuganira na Jaras Official TV mu nyungu rusange nk'umuturage utanze ibitekerezo bye bwite uko yumva ibintu bitewe n'ibyo twakoje. Urakoze cyane. Urakoze cyane turi kumwe. Okay. None si ibyo avuga wowe ntabwo wemeranya nawe? Ibyo avuga ndabyemera. None nawe uragifite? Yenda umufana we. Nawe igikomere uragifite? Oya ndi umufana wa Gamaliel. Hano yabaye umutari pfana. Ibyo yakoze ni ukuba umutari pfana ariko je tuvugisha ukuri. Tuvuge dusubire bite. Polisi y'u Rwanda yakwihanganira inshuro 6 mu muhanda? Biragoye. Polisi inshuro 6 utwara wasinze? Singira ngo se singira ngo permis bayifashe. Ubwayifungwa amezi 3. Barayifunga. Nta mudepite ufungwa. Kuko ubudahangarwa. So icyo Gamaliel yakoze we ni igikomere. Kuko nubundi yabonye akazi keza ahantu muri kaminuza kuno umudokiteri. Ari yabwiraga mu polisi ateye ngewe ndi dokiteri. Waranavuga utazisubire ku icoke. Ayirimo. Arimo neza. Ubari ku bahama wayiza. Ari umva. No mwishyaka ryarimo no muyoboka wa PL Parti Liberal. Hamwe barizwa. No muntu wishyira kizana. Rero Gamaliel iyi Twitter yakoze no mucyo yashakaga gutanga ku kibazo cyamubayeho. Avuga ati muhagarike kuzajya muhora mutanga raporo z'ibicupuri. Niba naribonye neza. Raporo yatangiwe kuri we ayifata nk'igicupuri kandi bikamubaza cyane ko byabeshye ku mukuru w'igihugu. N'ikimenyimenyi. Twitter yakoze nk'umuntu munini ntacyo yamutwaye. Okay. Bamurege gukwirakwiza ibihuha. Yaga ntabwo abantu bakinyita ngo ntabamba ndi ko bafata amajwi. Gamaliel ko nakubuze. Baratinye. Gamaliel banatinye. None se navuga kuri Gamaliel na permis n'ibiki birarakaza abantu benshi. Ufunze ufunze umuntu iminsi 5 itagenwa. N'itegeko? Itagenwa n'itegeko kuko niwo bikoze nkawe. Ufunze ikinyabiziga iminsi 30. Ufunze perima amezi 3. Warangiza mugakomeza no kumuzutaguza muri ako kaziga. Ni irihe tegeko nuza n'ubwenge bwinshi bivuga ngo ni irihe tegeko kuki bibayeho? Ahubwo ikiza nuko uzemeza ko dosiye yawe ishyinguwe bakagusubiza perimi yawe kugira ngo ubona uhumeke kabiri. Iyo dosiye ishyinguwe se avantage ya polisi ni iyi ku buryo we kuyemeza ari dosiye ishyinguwe ukongera gufatirwamo. Bashobora kuyishyingura uyu munsi. Ushobora kujya gufata imodoka Kacyiru. Wasohoka mu kigo ukabugiye kuri Arimoni. Ukabura risomya rimwe. Na Rumoni. Bakagufatira Maison Noire cyangwa kwa Mukasa kwa Maison Noire. Atuvuge urumva barakorekuye. Kubera n'uwo mujinya n'iki n'amande utanze ukajya muri Maison Noire ukarihamya bakagufata. Ukirengagiza ko dosiye yawe yageze mu bushinjacyaha yanashyinguwe ukabuzuya kabuze. Gushyingura dosiye ni bibi
ese imeze nka owning letter imwe se nyine nkuko mu kazi bagushobora kuguha 3 ya gatatu ikaza ari kukwirukana kandi nabyo byaciye muri ariko umva none se iyo bibaye inshuro 3 nabwo oya barayikwaka perimi tinya ikintu cyiza mu bushinjacyaha umushinjacyaha aza muri dosiye ya perimi gute ni perimi y'impimbano ni hatari ariko ubwo ni nanone ikigaragaza ko ari itegeko navuganye na procureur baha amaperimi Nyarugenge mvuga yego sawa ahubwo ni nka wa muntu ukuzanira gufunga umuntu adafite dosiye ati bumufite wowe fatize perimi nzakubwira nibahagarare mu mucyo bavuge bati twasanze nta mpamvu yo gushyingura dosiye twasanze nta mpamvu yo kuzakira nimuzugumane n'ubundi nimwe mwazibahaye muzazifateho icyemezo ubushinjacyaha se uzange ubushinjacyaha bushobora kuzanga bukazisubiza polisi oye uzi ko hari umuntu uri bijyana kuri gereza ikamwanga rega kwakira umuntu bisaba procedure kumubwira impamvu muzanye kumushyira muri system umuhuza n'iyo mpamvu no kumufunga nta munyangire ikiba mu mategeko kumwe umuntu avuga ngo ngiye ndakwitendekaho aca bwana rero depite Mbonimpa Gamariyeri arabizi ko turi mu kiganiro kandi yendeye Twitter sinzi aho yamugejeje aho yasha telefone yanjye se simusiga noneho nzahamagara telefone yawe ni ikiganiro Gatare hese aracyanyitaba ngura recording uganira n'umuntu ngo nizere ko utari kufata amajwi ari n'uwo muri famille bisanzwe Gamariyeri Twitter ye egare igikomere Twitter ye ni agahinda gakabije Twitter ye urega ikibazo si uko yatanze imihoho muri parliament ni icyasha n'uburyo sosiyete yamubonye iwe hari mukato iwe kwa wa mugabo uvuko navuga kwa wa mugabo umukuru w'igihugu yavuzeho yasinze yarambwiye ati no mu mudugudu nta wagera aha kandi muri weekend twaga twicariye turi gusangira twiganirira rero ni igikomere gusa kuyobora ikigo nka polisi by'umwihariko ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ni umutwaro uremereye usaba umugabo w'imbaraga ntacyo reka ngiraho mpinira Jean Paul kanyiraho mpinira wayavuga ntiyayamara hari byinshi cyane byo kukubazaho wenda niwongera kubona akanya umuntu akagufatisha tuzongera tuganiraho ngo ubwo RPFR iri muri kongere yayo y'imyaka 35 kimwe mu bibazo byagarutsweho harimo n'umuntu uzasimbura His Excellency kiracyari ikibazo nawe yarabivuze ariko no opinion yanjye yo wamusimbura uyu mwanya ntawe kubera impamvu eshatu iya mbere President Kagame my president ni umugabo ni umugabo udatinya ni umugabo ushobora no gufata risike mu nyungu z'umuturage ni umugabo umaze imyaka myinshi muri politike ku buryo afite iyo filozofi ya politike afite n'iy'umutekano kubera ko ari umusirikare biragoye kubona umuntu ufite karite ya gisirikare akagira na karite ya diplomasi ubundi nk'akabiruka afite nosiyo ntoyi y'igisirikare muri we akaba afite mentalite yenda nk'iza Mubaraka cyangwa se afande Kabarebe z'igisirikare ariko akaba afite na biriya byo muri badi by'imibare myinshi n'amafaranga n'ibiki u Rwanda yarugira paradiso Kaberuka Dr Donald Kaberuka ndamubona Madame Louise Mushikiwabo aramutse afite imbaraga z'igisirikare urumva donc akaba afite iyo filozofi byemezo bikarishye gahamagara general ati wakoze amakosa ya naya niyo mpamvu ubaye ugiye ku murindi akaba afite n'ukuntu ubona ari umuhanga muri politike y'isi kuyobora francophone ubuyoboye ikintu kinini ntabwo umuntu yayobora francophone ngo areke ananirwa kuyobora miliyoni 13 ariko toujours barabura sisi wenyewe
barabura umwitozo anyway nibyo ni Rwanda itajengwa na nani na sisi wenyewe abo bagabo babiri Donald Kaberuka Louise Madamu Louise mushiki wabo hanabaye n'amatora nibo bajya muri duel ariko umutekano chef we uzi ko no muri stade bashyiraga nk'umuntu muri stade kuko atambaye agapfukamunwa ukumva yise ahamagara nka general runaka atafande baranjyanye niba bakujyanye ninde ugufashe ndabona ku izina rye hariho Caporal Nkundi neza okay sawa general se akira gusayidira no bose ni igitsure cy'umukuru w'igihugu nicyo batinya perezida wacu Imana yamuhaye icyo niyo leadership akajambo kavuga ngo natazi urakaza kabana uzi ko nuriya mujepo murinda umubajije ngo mbwira gato yakubwira ati ntajya nubwo murinda ariko mbona natazi nyine umugeraho nyine ibintu byose amakuru yose ntabwo iyo powerful cyakora hari akantu bajya banga urukiko ruramutse rubonye ukundi nteramo kabonetse uwo muntu ufite izo karita sha nzamutora ariko mu gihe ataraboneka isisi wenyewe okay ntacyo reka mpinira aho ngaho Jean Paul reka bariho nsoreza ukuri iyo ngeze mu rugo iwanjye n'umuryango wanjye nkareba uko isi bimwe mu binyamakuru ndeba ngeze iwanjye kugira ngo menye uko isi iri winaraye yego harimo Jalas Official TV ariko iyo amashusho adatitira mw'abantu mwe ubu ngubu nge ntabwo nakwirebera ameze nk'umusaza ufite ukuntu iyo waramutse neza okay kandi wambwiye ko wagakemuye asante iyo nabonye umwanya ndeba Official TV uragira uti ndagira nti ngiye gutanga ikiraka kimeze nk'icyo kwa Dubai kandi inzego zose zikinjiremo uhereye iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndasaba inzego zibifitiye ububasha kumpa iyo clearance n'ubufasha nubona ntabihawe bazaba babonye koko ibyo navuze bifite ishingiro babikurikirane bucece kuva muri 2010 mu Rwanda hubatswe amashuri ya Nayini vuga yego ndayazi rwose niba uyu munsi kwa Dubai hari ikibazo dufata umwanya dukore tuwa y'igihugu cyose dusure amashuri ya Nayini turebe imyubakire yayo nuko bihagaze nidusanga ari bizima tuzagaruka kuri kamera tuvuga ngo twasanze mu mujyi wa Kigali amashuri ya Nayini ameze neza twasanze mu karere ka Ruhango ameze neza ariko ndahamya neza ko ba Dubai bafungwa ni benshi okay sintanze amakuru sinyatangiye kuri Jalas kugiye rwose amashuri ya Nayini arimo yatangiye kwangirika vuga yego ntabyo nzi sawa mwese muri kwa Dubai ngo ndi kwa Dubai live wagiye igakenya ukareba amashuri ya Nayini yahubatswe niba standard yari ariho n'abenjeneri byo bavuze ari byo reka ngushimire ikindi ngiye kuzakora ntabwo ari ngiye batumye banjyana kwa Rusizana Karebu rwa Muganza ari muri dosiye imwe na Rusizana Rwakunda Christian ari muri dosiye imwe na ba Karebu hari igice kimwe cy'abagabo bafunze n'abandi badafunze kandi bakatiye tuzabaza ubutabera aho dosiye z'abari abantu badakatiye aho zigeze niba baragiye mu karengane tubimenye niba atari mu karengane tubimenye yego kubera yuko niba ari ubutabera butangwe kuri bose kandi ubutabera butinze ntaho bukira ubutabera abantu bakeneye kumenya dosiye ya Rusizana Loise yarashyinguwe yego dosiye ya Rwakunda Christian yarashyinguwe ndabavuga kuko umwe ni yari PS muri Minefra undi ari umunyemari kandi ibyemezo hoya Rwakunda yari PS Minefra kiriya kintu cyafunze abantu benshi cyafunze Rwanda Housing Authority nawe arafunze akata imyaka 6 ari n'atari 5 biri simple dosiye ya Rwakunda Christian wahoze ari PS Minefra yarashyinguwe ukatiye imyaka 5 dosiye ya Rusizana Loise
yarashyinguwe nawe ukatiye birashoboka ko bari bararenganye ariko babishyireho umucyo tutabona hafunze 3 kandi ariko hafunze 6. Okay. Sawa cyane. Asante sana. Unatungurwa? Natungurwa sana. Okay. Weekend nziza. Asante. Yeah.